kandi nyamara ushobora kuba ufite impano nyinshi cyane. Icyongereza mpura n'abesikoro bambwira ngo so the ganta patent pise ngo brother katanto ngo sing and then English nkabasenda menya mbwiye iki ngo is okay I start the waves urumva ngo ngarasobanuriye ngo nimwereke ahantu ngo bibera ngo study this thing a vacancy ngo banki nkuru ngiriye kandi n'umwe sikoro ari gushaka kunyura ibaza umuntu agayihi yabarishije ikote Grand Sunday this better ngo mu Rwanda ngo ni heza urumva bashaka kwesikora ku muntu ngo zikent data evese ngo kelas ngo bageze muri Kenya ngo hose barayibonye ndota nagiye mu ndege birashoboka kubera Imana amaye rese ari kidashoboka naga indege yijyamo kubera amashuri uyijyamo kubera impano uyijyamo kubera Imana uri kubyumva bitewe n'icyo ugiye gukora gishobora gushimisha abantu cyangwa se kugeza abantu mu bintu runaka ku iterambere runaka ndetse ni ngombwa ngo amashuri ngo abari bakuriza indege bya bindi ngo utareze Yerika none hari wambwiye ngo papa kadumbori nkawe ngo niwize Yerika niwize green hizi ngo wakurira indege uje namwe ati birashoboka shano uzi igeno ry'Imana ati gusa ndamutse mvuyeyo ntago naza nirara nakunganira abaribwe bagenzi banjye kuko urumva urabona abifite bahurira ku kibuga cy'indege Kanombe aboroheje bagahurira muri gare Nyabugogo ariho hahandi nawe usanga ariko rero ku kibuga cy'indege umutekano wawo aba ari umuriro ushyushye hanyuma umutekano wo muri gare urimo inkoni ubwo nawe urabyumva watandukanya kumva ibyo bintu urumva ari byo bajya kubwira ngo ntambwe irya sima urumva nta n'imbwa yirya uruhu uri kubyumva usanga rero ndi gusoma Bibiliya ugatangira ngo se ruriya ni uruhu rw'imbwa acigatiye ukibaza ni uruhu rw'imbwa acigatiye ibyo bibaho ese Bibiliya yanditswe nawe yanditswe n'umuntu ariko umuntu nawe ni umuntu yewe ngewe ikintu nkurikiza ni amagambo avuga ngo umunara w'umurinzi w'Uwiteka nk'uko n'ubundi mu gitondo muvuga ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ngashimira Imana kuko n'igisambo iyo kijya kwiba kiravuga ngo Mana umbabarire ntibamfate indaya nayo ati Mana umbabarire ntibamfate uri kubyumva indaya tumbabarire nyabone yewe n'umuntu uwo ari we wese hari umuntu wamara iminsi ibiri adakoresheje ijambo Mana ari ugiye kwiba aravuga ngo Mana umfashe ari ugiye kwica Mana umfashe nibahanze ikintu cyose mbega raporo y'Imana iramutse ivuze ati wowe reka wowe uvuze ibi ngibi muri ibi reka mite muzamura akamugeza nko muri metero 50 ati dore nguyu ibi abakabona ubuntu buranyanyagiye gutya nubwo buryo maze baramagiye ubeshya mu binyoma ibaza umuntu araje arakubwiye ngo uguze n'ikindi ngiye ngo mbonye umuntu wanjye ese afite iki ngafite 300 kandi ngari gushaka imari ya danje abantu bwana munyamakuru abantu baranzeyutse barakuzengereje reka bituma nicara utekereza iki ku muntu wifuza ko mugenzi we yaba uyu muntu nawe reka nkubwire uwo muntu nkamumenya mbere y'igihe cyangwa akitekereza ibyo bintu numva wenda Imana iyo ari kuza kuma nk'akantu k'akatekomande nkakanda nko mu ruhame bakabona ubuntu buratarutse burasandaye nk'abateye ni umuntu watekerezaga kugira undi nabi ushatse kugira umuntu nabi umuntu ntiwamuremye ntumuzi ntuzavuka ntuzi se ntuzi nyina ntuzi se wabo ntuzi nyina wabo ntuzi igisekuru cye niyo wifuza kumwica gusa none ngo namwica uramwica waramuremye baravuga ngo yakaremye n'ikamene inshuti ni Yesu urumva uri kubyumva inshuti ni Yesu yakaremye n'ikamene naho kuvuga ngo wica umuntu utaramuremye ibyo byo ni ububwa bugayitse niba umuntu ujya kukwita imbwa uramwita imbwa si ndi imbwa y'iwanyu si ndi imbwa yo kwa sobukwe si ndi imbwa yo kwa shobuja buriya ngeze isi ngo ndi imbwa bakubwira ati kagenda n'urugo nka Nyaruganda kabunze imbwa yo kwa sobukwe
Ubwo kubuza imbehe kwa sobukwe no bishatse kuvuga ngo baguhaye umugeni ubura ikimutunga ujya gusaba ibyo kumutungisha. Baguhaye umugeni ubuze ibimutunga ugiye gusaba kwa sobukwe mwama ibiryo ko mwamaye n'umugeni. mwambabari. Yego mukama ibiryo bitunga uwo mwamaye. Igihe n'imbwa mutanyuza kabunze imbehe kwa sobukwe. Mu ndimi zose ndetse. Bimubwiye mu ndimi zose. Mu Burundi, mu Uganda, muri Tanzania, Nigeria, Uganda, Kampala, gutyo Kenya, Mozambique. Yego. Uhita umubwira ngo nakubwiye ngo mbaye nkikuye kabunze imbehe kwa sobukwe mu ndimi zose zirimo Uganda, Tanzania, Nigeria, Mozambique. Kuba mu Kigande mugabo bakamasiga banje kamusimuse nyamakati genda nagezeyo mu Buganda hari amabuye. Icyo gihugu nabonye cy'abantu. Yewe nagiye mu Buganda. Nicyo gihugu nabonye cy'abantu. Shaka i Rwanda. Bro. Rwanda. Biki sati. Wajyamo n'akantu ngenda nano gutya. Ariko bro Rwanda bro. N'umuntu utekereza kubangara ngo bwebwe shaho nanjye nahuruza ikipe y'abadandabira na chat igiswahili cyaskeje oya aho ngaho nabambeshye bwana munyamakuru kuko nabanye n'ubumuga bwo kwiga imyaka 13 umwaka wa gatatu bituma nabasha kumenya izo ndimi ariko ibyo mbasha ni mwiriwe mwaramutse muraho ndagukunda murabeho nta kintu nibyo kandi nyamara ushobora kuba ufite impano nyinshi cyane. Icyongereza mpura n'abesikoro bambwira ngo so the counter python pise ngo brother katanto ngo sing and English nkabasenda menya mbwiye gwiki ngo is okay I start the ways urumva ngo ngarasobanuriye ngo nimwereke ngahantu ngo bibera ngo study this thing a vacancy ngo banki nkuru ngiriye kandi n'umwesikoro ari gushaka kunyura ibaza umuntu aje yiyambarishije ikote Grand Sendai this better ngo mu Rwanda ngo ni heza urumva bashaka kwesikora ku muntu ngo zikent tata evese ngo kelas ngo bageze muri Kenya ngo hose barayibonye shabesikoro shabesikoro none ejo nabwo nawe kwa gatatu nawe n'undi mwesikoro nawe ati ego none ariko ni umurundi araga ati ego meme none cya muntu wiwe mugabo ntagorane uwo none kampe ndaro yiwe ndibaza se yiwe none ati bashaka iki ati woma umeshangrese munyenye yeshanu ndibaza ngo munye ego munyenye eshanu mugabo ngo ni munyenyere eshanu ngo ni hoteli y'inyenyeri eshanu nabati ati tugende urumva ibintu by'indimi kuko nabisobanukiye ati ego mugabo bashaka urimo jari mwiza mugabo nagukonze umva ukuntu abesikoro naho bataba niyo ngo mu mujyi wari wose w'amabesikoro ati nagutambatamba sha mugabo uri mwiza none uratana mushiki w'iwanje mu Burundi ati yego mbe nagira naje gitangira kunyirama ati none wonyereka neza yuko hajya ahantu hari iminywere sha ntajabuka mu nyuma nawe baguhitiye ri none abati ndagiye mu mahanga cyane niyo mahanga bavugaga nimba bakomye maragura n'uwo nguwo nahise ngenda Burundi yes tukigera ku cyambu ni ku cyambu ngo kigabanya u Burundi ujya kwinjira Burundi yego mugabo ati none sha uraje ndagusatura amasha umurundi yarambemukiye bro umurundi zimyankore rero indwara yanteje dore iyi ndwara yarayinye ati sha ati gapfa amaso ibirori bitunguka ati sha nakwendanije mugabo naje kuronka amaronko y'iwanyu none nasanga n'iminono y'inkoko muyijabura ati ndaguteza indwara ku kaboko none tori ubona hajemo karungu mbonye ubushobozi hakira wajemo karungu dore use si ubibona uri kubibona ndamwe ati none se ati sha turareba neza yuko afite amaso areba kuri tureka ndaguteza uburwayi bwa kaboko ibintu umurundi yankoreye sha gusa bajye bazi iwacu tubakire dusase baryame barye mu Rwanda nta kintu n'iki na kimwe bro njye mvuga ngo na perezida wacu njye nifuza ko yaba sogokuru w'abaperezida ba Afurika kandi ari byo birimo kuba njye nuko ndege navuga ko ndege nyenyeri njyewe koko isuku mu bihugu ibyo ari byo byose imaze kuhagera
biribyo ntibiribyo. Amahitamo n'akazi ni akawe, bikorwa n'ubushobozi ni wowe, manajya ni wowe, ntawe uzamuka adafite umuzamura, n'ushaka kukurwanya azagwe munsi y'igiti cyangwa agwe munsi y'urutara. Ibyo byose nta mbeba itwaza indi huku, nta n'imbeba itwaza indi, kandi ahatari injangwe imbeba zirabyina. Ngayo nguko muzehe, mwambaye neza kandi icyumweru gihire. Nuko rero uwambaye neza agaragara neza, uwariye nabi akagaragara gutyo. Ni ibintu ibyo ari byo byose, ariko abesikoro bo ntabwo batinya n'umuntu ufite Bibiliya, ntibatinya umuntu uvuye gusenga, ntibatinya uvuye kubyara. Mbega abesikoro ni ubwo buryo bwayo nguko. Urakoze. Tubaye tubashimiye. Yego.